Yes, ni breaking news ni amakuru mashyira yitwa cyane tugezeho muri kano kanya ngira ngo turebere hamwe gatanu kuri gatanu ni amakuru n'ubundi azendutse atigisa itangaza amakuru binyuranye ni kuri aya masaha Gitondo ku munsi wa kwa gatatu tariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2026 muri kano kanya mu twemerere turebere hamwe ibyamakuru mashya azendutse akomeza kugenda agaruka n'ibitangaza amakuru binyuranye ni hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeje kugenda bizamba noneho ni mu buryo bukomeye cyane abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda bahurira no gusenya mu bice bitandukanye bya hano ku butaka bw'igihugu cya Kongo by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyepfo hano muri uyu mujyi wa Uvira hazindutse ibikorwa bikomeye cyane by'umwihariko byaje kuba bikorwa n'ingabo z'Uburundi arizo FDNB ndetse n'urubyiruko rwa Wazalendo ndetse n'abasirikare b'igihugu cy'Ubirigi. Muri kano kanya rero bikomeje kugenda abigarukwaho nuko hari ambushi z'abasirikare benshi cyane ngo bamaze kuba abafatwa muri izi nyeshyamba za M23 ndetse bikanatangazwa ko ngo haba hari umujenerali ukomeye muri izi nyeshyamba za M23 ngo waba kuba cyangwa se ngo waba yamaze kuba aturukana abandi basirikare ngo babarirwa mu ijana by'umwihariko ngo bagahita bajya mu gisirikare cya FARDC. Turagenda tubigaruka gatatu kuri gatanu muri aya makuru mu buryo burambuye. Hari andi makuru kandi akomeje kugenda anavuga ko mu bice bigiye bitandukanye bya hano hejuru cyangwa se mu nkengero z'umujyi wa Goma ni hano muri za Kibumba amakuru akomeje kugenda avuga kuri ngo haba hafatiwe ambushi ngo z'imodoka zigera muri 3 z'abarwanyi ba M23. Izi ambushi ngo zikaba zakozwe na Wazalendo ndetse ngo na FDLR idahwema kuba rero ngo yagaragara muri ibi bice bigiye bitandukanye bya hano muri ibirunga bya Sanyiragongo ndetse na hano za Kibumba mu misozi iherereye mu bice bigiye bitandukanye bihana inkengero n'uyu mujyi wa Goma. Turagenda tubigaruka gatanu kuri gatanu ariko kandi ibintu nago byoroshye habe na gato. Hari amakuru komisiyo avuga ko by'umwihariko mu mujyi wa Uvira hari uduce rwose abarwanyi ba M23 bamaze kuba abirukanamo nk'ubu bigatangazwa ko rero uduce dutatu ngo twaraye twigaruriwe n'ingabo ziri ku ruhande rwa leta y'Kinshasa ngo bikozwe n'ubundi ahanini n'izi ngabo za FDN bizikomeje kugenda azikora ibidasanzwe ndetse n'ibintu navuga ko bikomeye cyane kuri uru rugamba bikomeje kugenda bigaragaza ko izi nyeshyamba za M23 zishobora kuba azatsindwa uru rugamba. Ni byinshi bikomeje kugenda abigarukwaho muri ibi bice bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka ahitwa ku kibuga cy'indege cya Kavumu ahari kuvugwa icyerekeranye n'urugamba karabutaka rwanaje kuba rutikiriramo ubuzima bw'abatari bake kuri abarwanyi ba M23 kikiwa cy'indege cya Kavumu bikaba bikomeje kugenda bitangazwa ko ibintu bitoroshye habe na gato ko ngo hari gahunda zikomeye cyane abacancuro bo mu gihugu cy'Ububirigi ngo bifuza ko ngo bagomba kuba rero babohoza bakabasha kuba bakifashisha mu kugenda bashyiraho by'umwihariko ibikoresho byabo bya gisirikare birimo n'izi ndege za drone ndetse na za Sukhoi. Ariko kandi ngo kabari naho bagomba kuba rero bagenda bashyira icyicaro cyabo kigomba kuba cyajya gitegura systeme zose ngo ushobora kuba azarinda ibice bigiye bitandukanye ibyo kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo. Ni amakuru menshi cyane tuzindukanye muri iki gitondo ariko kandi mbere ko tuyarambura nyaboneka ubanze mutwereke ko turi kumwe mu kande kuri subscribe amasige igitekerezo cyanyu ango muri comment kijyanye n'amakuru komeje kugenda tubagezaho ubundi gihe cyose tuzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro namwe mujye mubasha kuba mwakibona mu bambere ndetse kandi turushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu ni makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye twe tugenda tukugezaho umunsi ku munsi ko bwije ndetse nuko bukeye namaze ukanda subscribe rero ikaze muri aya makuru akomeje kugenda atigisa ibitangaza amakuru binyuranye muri aya masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ni ya 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026 ikaze rero muri aya makuru. Yesirika twihuse cyane tudatinze ro turebere hamwe noneho ibya makuru ni mu buryo burambuye. Ni byinshi bizindutse bivugwa ni byinshi komishwe ndabigarukwaho ku mirongo y'imbere ku rugamba ni hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo komishwe ndabiri intambara isakiranyije impande zombi zihanganye ni nyeshyamba za M23 n'ubundi n'igisirikare cy'igihugu cya Kongo FARDC gifatanyije na coalition yabo mu kugwanya uyu mutwe wa M23. Abangabo n'abarimo Wazalendo ingabo z'abacancuro abazungu umutwe wa Black Water abasirikare mu gihugu cy'Ububirigi ndetse akazamo n'izi ngabo z'igihugu cy'Urundi arizo FDNB ndetse n'izi nyeshyamba zo mu mutwe igitandukanye irimo na FDLR. Gatanu kuri gatanu rero byinshi zindutse bigaruka bikomeje kugenda byemeza ko muri iri joro ryake ndetse no muri iki gitondo abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya mu buryo bukomeye cyane. Nk'ubu amakuru by'umwihariko akomeje kugenda agarukwaho nuko mu bice bigiye bitandukanye byo mu nkengero z'umujyi wa Goma ngo haba habaye Akantu
cyane mu buryo bukomeye cyane, aho rero ngo habayeho kurasana cyangwa se kumvikana kurasana mu buryo bukomeye cyane muri ibi bice bya za Kibumba, bitewe nuko rero ngibi ngo byaje kuba bituruka ku cyerekeranye na ambush ngo ari maze kuba ikorwa irimo imodoka zigera kuri 3 z'abarwanyi ba M23. Izi modoka ro zigera kuri 3 ngo zari zirimo abasirikare batari bakibo muri izi nyeshyamba, aho rero ngo baje kuba abafatwa cyangwa se bagwa muri ambush, ariko bikagaragara ko umubare wa ambush cyangwa se wabateze ambush by'umwihariko ku ruhande rwa Wasaroni na FDL ngo wari mukiya kurusha by'umwihariko abasirikare ngo bari muri izi modoka. Icyatumye rero abasirikare bahita batugenda ngo barasana mu buryo bukomeye cyane n'izi nyeshyamba cyangwa se n'izi Wasarendo, ngo biza kuba rero bivamo urugamba rusa naho n'ubundi rwateye ubwoba abatari bake muri ibi bice bigiye bitandukanye byo mu ngengero zo mugi wa Goma. Sibyo gusa ni byinshi bikomeje kugenda abigaruka kuri aya masaha, aho bikomeje kugenda bitangazwa ko rero ibintu byamaze kuba binahindura isura mu buryo budasanzwe, by'umwihariko ni hano muri ibi bice bya hano muri Uvira, aho bikomeje kugenda bitangazwa ko naho ibintu bitoroshye habe na gato. Hari uduce twabereyemo urugamba karabutaka, amakuru akemeza ko rero ngo tuduce tugera kuri 3 ngo two abarwanyi ba M23 ngo babashije kuba abaduhunga ngo tugahita twigarurirwa by'umwihariko n'ingabo z'igihugu cy'Urundi arizo FDNB. Byose bikaba bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane gishobora kuba n'ubundi cyasiga izi nyeshyamba za M23 zirukanwe muri uyu mugi wa Uvira kuzamagingo ya zari zigaruriye, ndetse nyuma yaho zikananza kuba zitangaza ko ngo zamaze kuba aziwuvamo, ariko kizamagingo bikaba bikomeje kugenda binagaragara ko rero abangaba abakiburimo nubwo kizamagingo rero bikomeje kugenda abigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, n'ubundi banakomeje kugenda barushwa rero imbaraga n'izingabo z'igihugu cy'Urundi zikomeje kugenda zitanga mu buryo bukomeye cyane kugira ngo zirebe ko zakwigobotora abarwanyi bamaze igitari gitoya cyane rwose bakorera ibikorwa by'imirwano ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Ne byinshi byakomeje kugenda bigarukwaho, hari amakuru tugize amagingo yatagiye kuba atwabize ijana, ariko nayo akomeje kugenda agarukwaho yuko haba rero ngo hari umujenerali waba wagambaniye umutwe wa M23 agafata abakomando bagira mu ijana, by'umwihariko akaba turukana ngakabasha kuba rero yabajyana mu ngabo z'igihugu cya Kongo arizo FARDC. Ibishobora kuba rero byatuma by'umwihariko bikoma mu nkokora abarwanyi ba M23, nabyo rero bikabasha kuba byatuma urugamba n'ubundi rukomeza rutukura, ndetse bikarangira n'abarwanyi benshi mu gihe baba bakomeje kugenda batsindwa uru rugamba bahanganyemo n'ingabo za leta, by'umwihariko bituma abangaba babasha kuba rero bose bakiripotinga ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Ni byinshi n'amakuru menshi cyane akomeje kugenda agarukwaho, n'amakuru menshi cyane azindutse atigisa ibitangaza amakuru bigiye bitandukanye, ariko twese dukomeje kugenda n'ubundi dukurikirana kandi kubyerekeranye nanone n'ibyakomeje kugenda bivugwa kuri kiriya kibuga cy'indege cya Kavumu, byakomeje kugenda bitangazwa ko nacyo gisamagingo yakiri mu mazi abirango, kuko gikomeje kugenda gitegurwaho ibitero karabutaka birimo kugenda bitegurwa n'abacancuro b'abazungu ndetse n'urubyiruko rwa Wasarendo. Ni muri gahunda ngo zigamije kuba rero bakigarura bakagenda bakifashisha kugenda bagiparikaho indege z'intambara zirimo Sukhoi 25 ndetse n'indege za drone za CH4B. Ibingibi rero ngo bikaba binazagendera hamwe no kuba ariho hagomba kuba haba icyiciro gitegurirwaho systeme zirinda ikirere, by'umwihariko zikazajya zisitarwa ariko zateguriwe hariya kuri kiriya kibuga cy'indege cya Kavumu. Ibi byose n'ubundi dukomeje kugenda tubikurikirana 5 reka duhinire ahangaha, ariko turaje mu kanya kari imbere tubagezeho andi makuru ari buze kuba agezweho muri ako kanya. 5 tugumane hano.